ndi umuvugabutumwa Imana yampamagaye bigoranye cyane kuko nari naranze kumvira Imana. Nanga kumvira Imana igihe kirekire cyane, mfite byinshi byo kuvuga, mfite byinshi byo gushima Imana. Niyo mpamvu umwanya wo kwigisha ijambo uraza kuba muto, reka mbanze mbabwire ubuhamya bwanjye. Ni byiza ko duhamiriza Yesu tukiriho, tugahamiriza Yesu tukiri mu isi, tukavuga imirimo n'ibitangaza yadukoreye kugira ngo tubibwire n'abandi. Ndinangira cyane, nkora ibyaha byinshi bitandukanye, ibishoboka n'ibidashoboka narabikoze. Mba umusinzi, mborerwa, ndi umusambanyi, nkora ibyaha byose bitandukanye, ndi umujura. Abantu bamwe iyo mvuze ibyo ngibyo batangira kuvuga ngo kuki wivuga ukavuga ibyo wakoze no kubera iki? Reka tuvuge tumwaze Satani. Abantu batinya kumwaza Satani ni abatekereza ko bazasubira inyuma nawe akabamwaza, ariko njyewe simfite gusubira inyuma na hato. Aleluya! Nawe ntuzasubira inyuma na hato. Inyuma ni habi, inyuma ni habi, nta mpamvu yo kuhasubira. Twakwemera tugakomeza, nubwo urugendo rimwe ibirushya byinshi, ariko tugomba gukomeza urugendo kuko imbere niho heza kurenza inyuma. Aleluya! Ijwi rirambwira ngo Satani aragutwaye. Ndarwara cyane, noneho njya muri koma. Maze kujya muri koma hari saa sita z'ijoro, ngiye kubona mbona mvuye mu mubiri. Buriya umuntu apfa yumva. Ndatwarwa, maze gutwarwa, ikintu cya mbere numvishe abaganga bavuga, baravuze ngo Innocent avuye mu mubiri. Numva baravuze ngo ese turasobanura dute ko yari muzima none akaba apfuye, ngo kandi ko ejo yari kuzataha, kandi ko hari igufwa yamaze gukorerwa operasiyo, bigenze bite ko apfuye? Mbabwire ngo hari abantu benshi bajya mu bitaro barwaye umutwe, bageraho Satani akabatwara. Ari inzira yo kugira ngo Satani abibe, bagapfa igihe kitageze. Ushobora kubidisikitaho ukavuga ngo ese ngo ni koko umuntu ashobora gupfa igihe kitageze? Ni koko ushobora gupfa Satani akagutwara kuko wanze kumvira Imana. Imana ikagukuraho amaboko, Satani akagutwara. Uko niko nanjye byangendekeye. Satani arantwara, amaze kuntwara nagiye kubona mbona abagabo babiri baranjyana. Amaze kumanuka mbona esikariye zirafungutse. Ngiye kubona mbona igitanda nari ndyamyeho cyitse cyahuye n'amakaro, mbona ndamanutse ngiye kuzimu, barantwara baramanukana. Bamaze kumanukana barambaza ngo ni wowe Innocent Kayisire? Ni njyewe. Barambwira ngo twagushyikiriye kuko wanze kumvira Imana. Narabibonaga n'amaso yanjye, nuko ndababwira nti se ko nari ndwaye byagenze bite? Barambwira ati twe twakuzanye kugira ngo tugutware, kugira ngo kuko wari waranze kumvira ijwi ry'Imana. Wananiwe kumvira Imana, natwe unanira kutwumvira, urakaza uyazi. Imana yakurutse, niyo mpamvu twakwakiriye. Ayo niyo magambo bambwiye. Ndabasuhuje mwese mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amazina yanjye nitwa Innocent Kayisire, ndi umuvugabutumwa. Nkora umurimo w'Imana hano mu gihugu cya Kenya. Niho ntuye mu mujyi wa Nairobi. Ndi umugabo, ndubatse, mfite umugore n'abana. Imana yampaye umugisha, Imana yangiriye neza. Nkora umurimo w'Imana mu itorero ry'inkuru nziza Good Music Kasarani Nairobi. Nkaba rwose ndi umukristo, Imana iranshoboza nanjye nkayubaha. Imana iba umugisha rero ko mbonye akanya keza kuko kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana, Imana yashyize ku mutima kuri uyu munsi. Ndabasuhuje cyane rero abari mu bihugu bitandukanye tuvuga ururimi rumwe twese, abari ku mugabane w'Uburaya, abari ku mugabane wa Amerika, abari ku mugabane wa Australia, muri Aziya, abari ku mugabane wa Afurika n'ahandi hose mu mpande enye zose zigize isi. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Iyo niyo ndamukanye y'abana b'Imana. Reka tubanze dusenge Imana, ubundi twinjire mu ijambo ry'Imana. Mana, ndagushimiye kuri Imana nzima mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ndagushimiye ko umpaye aka kanya keza k'umugisha kugira ngo mvugane n'ubwoko bwawe. Uwiteka, ntibisanzwe kugira ngo umuntu abone uyu mwanya n'iyi saha kugira ngo aganire n'isi yose. Mwami, ntabwo bisanzwe, ni iby'agaciro. Mbihaye agaciro cyane gakomeye kuko wampisemo Mwami. Ndagushimira Data Nyiringabo ko hari abantu benshi bagiye gutega amatwi iby'ijambo ryawe. Mwami, ijambo ryawe rirakomeye, ijambo ryawe rirubaka, ijambo ryawe ni urwo rufatiro, ijambo ryawe niryo ryavuze ngo isi nibeho maze ibaho. Ijambo ryawe rirakomeye Mana, ijambo ryawe niryo tugenderaho. Nubwo isi yahinduka ariko ijambo ryawe ntirizahinduka Mana. Ndagushimiye ko ubwoko bwawe bugiye kuntega amatwi Mwami. Ntacyo ndi cyo, ndi inyama n'amaraso, ndi mikoro aka kanya, ni wowe ugiye kwivugira Mwami. Uwiteka Nyiringabo, ndagushimiye, ubahe kumva, ubasobanurire. Mpwemu yera cyangwa umwuka wera uzenguruke muri buri wese ugiye kumvira ijambo. Ndabizi ko aya maudio agiye gukwira isi yose hirya no hino. Mwami, ndasenze ko uwiri ijambo rigeraho rihindura ubuzima bwe kuri uyu munota no kuri iyi saha. Uwiteka Nyiringabo,
hari icyo wavuganye natwe abakozi bawe mwami, uravuga ngo ibyo tuzasenga, ibyo tuzasabira byose bizahabwa umugisha, nidusaba umugisha uzatanga umugisha mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Tuzasengera indwara zikire, ibyo byose mwami biri mu ijambo ryawe. Ndasenze kugira ngo data nyiringabo uwumvira ijambo ryawe wese rimukoreho kandi agire igihinduka muri we, azagushima guhimbaza kugira neza kwawe, kuko uri Imana igira neza. Urakoze, mbisabye byose mu izina rya Yesu Kristo, amen, amen, amen. Inshuti bavandimwe, abakristo bavandimwe, mu izina rya Yesu Kristo, nshimiye Imana ishobora byose impaye aka kanya, kuko ntibisanzwe. Uyu mwanya njya mwishimira cyane, niyo mfashe agatuti ngiye kubwiriza nabwo nshimira Imana inyemereye kugakandagiraho, kuko ibi nk'ibyo ntitwabibonaga, twabaga turi mu bindi. Mfite byinshi byo kuvuga, mfite byinshi byo gushima Imana. Niyo mpamvu umwanya wo kwigisha ijambo uraza kuba muto. Reka mbanze mbabwire ubuhamya bwanjye. Ni byiza ko duhamiriza Yesu tukiriho, tugahamiriza Yesu tukiri mu isi, tukavuga imirimo n'ibitangaza yadukoreye, kugira ngo tubibwire n'abandi, abandi bose batabasha kubyumva neza. Ndabizi neza ko bagiye bumva amagambo menshi kuva mu itangiriro kugera mu byahishuwe. Igitabo cya Bibiliya bakibitse mu mitima yabo, bakibitse no mu mutwe no mu bwonko, barakize, baragisobanukiwe, bize za teori na za teolojiya. Ariko reka tuvuge iby'imirimo yadukoreye twe ku giti cyacu, ibyo twabonye Imana n'amaso yacu, kugira ngo bigire uwo bifasha. Hari abantu benshi bakunda kwemezwa n'ibimenyetso. Reka tubabwire rero imirimo n'ibitangaza Uwiteka yakoze, niki Uwiteka yaduhamagariye kugira ngo tuzavuge imirimo n'ibitangaza. Mu ndirimbo natangize navuze ngo ntabwo nzapfa ahubwo nzarama, kugira ngo mvuge imirimo n'ibitangaza Uwiteka yankoreye. Haleluya, haleluya. Abo turi kumwe mwese, haleluya, haleluya. Isi yabaye umudugudu. Bajyaga batubwira ko isi izabaye umudugudu kera, tukabyibazaho tukagira ngo ntibizashoboka, ariko ubu biragaragara ko isi yabaye umudugudu, kuko ndi kuvugana n'umuntu wicaye Washington, ndi kuvugana n'umuntu wicaye muri Australia, ndavugana n'uwicaye muri Aziya, ndavugana n'uwicaye mu Buhinde, ndavugana n'uwicaye muri Congo, n'uwicaye muri Kenya, ndavugana n'uwicaye mu Rwanda. Imana ihabwa icyubahiro ko isi yagize umudugudu, tukaba twese turi kwegeranye, turimo tuvuga Imana. Haleluya, haleluya. Rero ubuhamya bwanjye ni ubuhamya burebure, sinabuvuga muri aka kanya kubera ko mfite igihe gitoya. Kuko rero nabivuze, ndi umuvugabutumwa Imana yampamagaye bigoranye cyane, kuko nari naranze kumvira Imana. Nanga kumvira Imana igihe kirekire cyane, kuko nabatijwe mfite imyaka 12 muri Pentecoste. Ndabatizwa mu mazi menshi, ariko nza kubivamo, sinabitinzemo cyane, nabimazemo akanya gato mbivamo. Nyuma mu gihe nk'imyaka 20 mbwirwa kongera kugaruka imbere y'Imana, ariko ndabyanga, ndinangira cyane. Nkora ibyaha byinshi bitandukanye, byose narabikoze, ibishoboka n'ibidashoboka narabikoze. Mba umusinzi w'akazizi. Hari icyo bita umusinzi w'akazizi, imborerwa, umuntu wasinze cyane, nakwita gusinda. Hari abantu basinda gakeya, hakaba n'abandi basinze cyane, batazi inzoga banywa uko zingana ku munsi. Nanjye ni rwo rwego nari ndimo, ndi umusambanyi, nkora ibyaha byose bitandukanye, ndi umujura. Abantu bamwe mvuze ibyo ngibyo batangira kuvuga ngo kuki wivuga ukavuga ibyo wakoze no kubera iki? Reka tuvuge tumwaze Satani. Abantu batinya kumwaza Satani ni abatekereza ko bazasubira inyuma nawe akabamwaza, ariko ngewe simfite gusubira inyuma na hato. Haleluya. Nawe ntuzasubira inyuma na hato. Inyuma ni habi, nta mpamvu yo kuhasubira. Twakwemera tugakomeza, nubwo urugendo rimwe birushya byinshi, ariko tugomba gukomeza urugendo, kuko imbere niho heza urenze inyuma. Haleluya, haleluya. Ndafashijwe. Haleluya. Nakoze ibyaha byose bitandukanye nk'uko mbibabwiye, ariko Imana ntiyandetse. Imana yantumagaho intumwa n'abahanuzi, ikansaba kwihana, ariko nkinangira. Inshuti bavandimwe, iri jwi niriguhamagara ry'Imana rigusaba guhindukira, jya uhindukira n'ingoga, kuko Uwiteka aragukeneye. Kandi niba agushaka ntabwo uzamucika. Nubwo wajya mu nda y'urufi, nubwo wajya mu mazi, uzajya mu nda y'urufi, nk'uko byagenze ku gihe cya Yona. Haleluya. Rero nanjye niko byagenze. Mu gihe cy'imyaka hafi 20 ndimo nkorera Satani, niko mbyita, nakoreraga Satani. Njye nari nzi ko ndakorera Satani, ariko niyo nakoreraga, kuko sinabonaga umwanya wo gusenga, sinabonaga umwanya wo kuvuga ubutumwa nk'uko ndi kubuvuga, nta n'amahoro nari mfite, kuko amahoro atangwa na Yesu Kristo. Nyamara iby'isi byose Uwiteka yari yarabimpaye, ntacyo atari yarampaye. Yego sinari umukire cyane, ariko nta n'icyo nari mbuze, kuko ntacyo nifuzaga. Birumvikana ko iyo udafite icyo wifuza, nibura ufite ubuzima bw'ibanze, ufite imibereho y'ibanze, utuye, ibyo biba bihagije. Ufite deparasoma cyangwa se ufite komunikasiyo, ufite n'ibyo kurya, ubwo buzima buhagije.
muri Afurika ufite ibyo kwambara, ufite inzu nziza, ufite imodoka nziza, ufite amafaranga makeya nubwo yaba adahagije cyane ariko uba umeze neza. Ibyo ngibyo Imana yari yarabimpaye ariko sinabasha kumvira ijwi ry'Imana. Ndakubwira ngo wowe uri kumvira ijambo, icyo nguhamagariye ni ukumva ijwi ry'Imana. Imana nikubwira ngo ndagushaka, hindukira uva mu byo urimo, uzabikora n'ingoga kandi wikorane umwete. Haleluya. Narinangiye, maze kwinangira Imana irambwira ngo noneho aho bigeze, iyo mirimo yawe ninjye nari narayiguhaye kugira ngo ubeho, ariko ubwo buzima nzabuhindura. Iyo mirimo yawe nzayikuraho. Hari abantu bajya batanga ubuhamya bavuga ibyo, abandi babyumva bakavuga ngo oya, ngo ibyo ni iby'abarokore. Igihe bizakugeraho nibwo uzamenya ko ari iby'abarokore. Narapinze, maze gupinga ariko igihe kiragera, imirimo yose ivaho, ikurwaho. Akazi nari mazemo igihe kinini cyane, iyo myaka yose, ku munsi umwe bwakeye nisanga ntakikariho, akazi nkavamo. Maze kukavamo, nuko ndataha njya mu rugo. Ngeze mu rugo, ku musozi birumvikana ko abantu batangiye kunkwena, abo twari duturanye babonaga ndi umukire, babona nakennye. Ibyo bijya bibaho, Satani ikakumwaza. Gukorera Satani ntacyo bimaze, kuko byanze bikunze n'iyo wayikoreye ntikugirira impuhwe, ntikugirira ibambe, n'ubundi guteza abantu bakagukwena. Nuko Satani ikora nta cyiza cyayo. Haleluya. Kumvira ijwi ry'Imana ari ibintu byiza. Mvuye mu kazi karangiye, nabwo nkomeza ibyaha, nkomeza ubusinzi nka kwa kundi nari meze, nkomeza kunywa inzoga nyinshi, nkomeza gusinda, nkomeza kwandavura, nkomeza gukora ibyaha bitubahisha Imana. Mu by'ukuri najyaga mbona ndi inyangamugayo. Erega hari abantu babona ari inyangamugayo bakagira ngo ntibakora ibyaha, ariko mbabwire ko imbere y'Imana icyaha cyose ni icyaha. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo itorero ry'Imana yishimira nirizaba ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari. Ako kaha gato uri kwibwira ngo ukora, ako niko kabi imbere y'Imana. Njye ndivugiraga ibikomeye nakora, wowe ukumva ari duto wakoraga, ariko utwo duto natwo nitwo tubi imbere y'Imana. Aka kanya urasabwa kugira ngo uhinduke, uve muri ibyo ngibyo, maze ukorere Imana ushikamye, udafite ikizinga cyangwa umunkanyari. Imana ibaha umugisha cyane. Narinangiye, nkomeza kwinangira. Imana irambwira ngo ko winangiye ngiye kugukuraho ibice by'umubiri bimwe biveho, guca amaguru ujye mu kagare. Ngira ngo ni urwenya, ariko igihe gito nisanze nakoze impanuka ikomeye cyane, igufwa ryo mu itako riracika. Nuko njya mu bitaro, mara igihe kinini cyane mu bitaro by'i Kanombe bya gisirikare, ndarwara cyane. Abahanuzi bakansanga bakambwira ngo nuko wanze kumvira ijwi ry'Imana. Imana yakubwiye ko izaguca amaguru, none biratangiye, ikuyeho ukuguru kumwe, nutumvira izakuraho n'ukundi. Imana ikora nk'uko ivuze, nta gihindura umugambi w'Imana ku buzima bwawe, uko byaba bimeze kose, keretse kuyumvira, ugasenga Imana, ugataka, ugasaba imbabazi. Aho niho Uwiteka akugirira ibambe, akakubabarira. Niwumva ijwi aka kanya, nawe uhinduke uve mu byo urimo. Wenda wasanga iri jwi nawe ari iryo kuguhindura, kugira ngo nawe utazahura nk'ibyo nahuye nabyo. Ntabwo naje kubatera ubwoba, ahubwo naje kubabwira ubuhamya by'aho Yesu yankuye, kuko Yesu yankoreye ibikomeye. Kandi mbabwire ko ubwo buhamya ndi kubabwira ni ubw'ejo bundi, mu mwaka wa 2014 nibwo ibyo byose byatangiye kumbaho, kuko munsi y'iyo myaka yose nyuma ya Jenoside hose nari mu buzima bwiza, ameze neza, ariko nibagirwa ibyo Imana yankoreye. Subira inyuma cyane, ndangije ndagwa, Imana inkorera ibyo byose. Nuko icyo mbabwiye ni uko mu bitaro namazeho igihe kinini. Mu kwa kane muri 2014, mu kwezi kwa 11, nari mu bitaro i Kanombe, mvamo mu kwa mbere, akaguru barasanasana, iminsi iricuma. Nuko ndataha, maze gutaha, Uwiteka ankorera imirimo n'ibitangaza, anyishyurira n'ibitaro. Uko niko Imana ijya ikugirira neza, warangiza ukongera ugasubira inyuma. Mbabwire ngo kunyishyurira ibitaro no kungirira ibambe nkabaho simfe, ntabwo byatumye nkomeza ngo numve ijwi ry'Imana. Ahubwo nageze mu rugo nsanga abantu batansuye mu bitaro, abantu Imana yanyigishije bose bazaniye ibyo kunywa, inzoga, ibintu byinshi. Nuko Satani irongera iransanga ndi mu nzu y'iwanjye, irambwira ngo inywere, utazaba imbwa, inywere uzabaho mu buzima, inywere. N'ubundi wari mu bitaro bikuru, kandi wabonaga n'abasirikare bakomeye nabo banywaga inzoga bakazinywesha imiti, ntacyo babaye. Nawe urwaye igufwa, ntabwo urwaye umutima, ntacyo uzaba. Nuko nsuzugurira Imana, nongera ndanywa. Maze kunywa, ijwi ry'Imana rirongera riransanga, rirambwira ati naguciye akaguru wanga kumva, none urashaka ko n'akandi gasigaye nako kavaho. Nuko nihuse, imyaka 2 yose nayimaze nongera kunywa, nanga kumvira Imana. Muri 2016 Imana iransanga, irambwira ngo noneho Satani agiye kukwiba kuko wanze kunyumvira. Nuko reka mbabwize ukuri uko byagenze. Nyine ijwi ry'Imana ibyo yavuze irabikora. Mu muhanuzi yabimbwiye nk'uyu munsi, nari mfite gahunda yo kujya muri Roi Faisal, kongera guca mu cyuma no kureba uko akaguru kamerewe.
ngezeyo nahise mfatwa n'abaganga barambwira ngo ntabwo nemerewe gusubirayo, ejo bazambaga bankorere operasiyo. Numva ijwi rirambwiye ngo Satani agiye kukwiba. Numva ijwi rirambwiye ngo Satani agiye kukwiba. Uko niko Satani yanyibye rero, reka mbibabwire ndi mu bitaro bya Roi Faisal. 2016 muri Roi Faisal mu kwezi kwa 11 nabwo imyaka 2 yari ishize, dogiteri arambwira ati ngomba kukubaga mu gitondo. Ninjiye muri salle d'ope batangira kumbaga, ijwi rirambwira ngo Satani aragutwaye. Babwire ngo hari igihe tuzabura kwihanira, hari igihe tuzabura ahantu na hamwe dushobora kwihanira dusabira Imana imbabazi. Mu bitaro nta mupasiteri nari kubonayo, nta mushumba wari uhari ngo mfukame nibura asabire Imana imbabazi nature. Babwire ngo ijambo ry'Imana riravuga ngo igihe kimwe tuzabura aho kwihanira. Ni koko nanjye nabuze ahantu ho kwihanira, aho nakwaturira nsaba Imana imbabazi. Nagiye muri salle d'ope, abaganga bagutwara nk'abakwibye kugira ngo bakize ubuzima bwawe. Ariko si nako byari bimeze cyane, ko Satani yari igambiriye kunyica kugira ngo intware. Naragiye umunsi wose bakora operasiyo y'akaguru, bakuramo ibyuma bimwe bashyiramo ibindi, ngo bigere nimugoroba ndakira mbaho, banjyana muri ya salle yindi isanzwe. Nuko ngezeyo ariko siko byagenze. Satani ahora aturekereje. Tuzabona ufite amahoro makeya ugire ngo Satani yahunze. Satani ahora iruhande rwacu, abashaka kutwica uko bwije nuko bukeye. Haleluya. Nuko byagenze ku munsi ukurikiyeho, natangiye kubasaba ngo ntahe kugira ngo nzakirire mu rugo cyangwa se nzakirire mu rugo, ariko siko byagenze. Bibaye saa sita z'ijoro, nafashwe n'ikintu bita isereri nyinshi cyane hariya mu bitaro by'umwami witiriwe Faisal ku Kacyiru. Ndarwara cyane nongeye muri koma. Maze kujya muri koma hari saa sita z'ijoro, ngiye kubona mbona mvuye mu mubiri. Uriya umuntu apfa yumva, numva mvuye mu mubiri. Haleluya. Ndatwarwa, maze gutwarwa ikintu cya mbere numvisha abaganga bavuga, baravuze ngo Innocent avuye mu mubiri. Numva baravuze ngo ese turasobanura dute ko yari muzima none akaba apfuye, ngo kandi ko ejo yari kuzataha, kandi ko hari igufwa yamaze gukorerwa operasiyo, bigenze bite ko apfuye? Mbabwire ngo hari abantu benshi bajya mu bitaro barwaye umutwe, bageraho Satani akabatwara. Ari inzira yo kugira ngo Satani abibe bagapfa igihe kitageze. Ushobora kubidisikitaho ukavuga ngo ese ngo ni koko umuntu ashobora gupfa igihe kitageze? Ni koko ushobora gupfa Satani akagutwara kuko wanze kumvira Imana. Imana ikagukuraho amaboko, Satani akagutwara. Uko niko nanjye byangendekeye. Satani arantwara, amaze kuntwara nagiye kubona mbona abagabo babiri baranjyana. Amaze kumanuka mbona esikariye zirafungutse. Ngiye kubona mbona igitanda nari ndyamyeho cyitse cyahuye n'amakaro, mbona ndamanutse ngiye kuzimu. Barantwara baramanukana. Bamaze kumanukana barambaza ngo ni wowe Innocent Kayisire? Ni njyewe. Barambwira ngo twagushyikiriye kuko wanze kumvira Imana. Haleluya. Narabibonaga n'amaso yanjye. Nuko ndababwira nti se ko nari ndwaye byagenze bite? Barambwira ati ntabwo warwaye, wakize. N'uburwayi bwawe nitwe twakuzanye kugira ngo tugutware, kugira ngo kuko wari waranze kumvira ijwi ry'Imana. Wananiwe kumvira Imana, natwe unanira kutwumvira. Urakaza uyazi, Imana yakurutse, niyo mpamvu twakwakiriye. Ayo niyo magambo bambwiye. Nuko barambwira ngo ubu wabaye wacu, nta handi uzongera kujya. Nuko numva ijwi rirambwiye ngo ese Yesu Kristo yagarutse w'i Nazareti? Ndababwira ngo ese Yesu Kristo yagarutse? Numva ijwi rivuye mu ijuru kuko niho ryari riturutse. Ryarambwiye ngo nimbabwire ngo ese Yesu Kristo w'i Nazareti yaje. Maze kubibabaza barambwira ngo Yesu ntawe bagira, ngo ariko bafite ba Yesu benshi basenga. Barabanyereka ngo ariko ntibagira Yesu umwe, ahubwo bagira ba Yesu benshi. Barabanyereka. Numva ijwi rirambwiye ngo babwire ngo ndashaka Yesu w'i Nazareti, ngo watewe icumu mu rubavu, ngo maze ngo amaraso ye niyo yacunguye abari mu isi. Mbabwira iryo jambo. Maze kuribabwira barambwira ngo Yesu ntawe uhari. Haleluya. Nuko batangira kumbabaza cyane, barambwira ngo uzava hano kuko Yesu Kristo ahagukuye. Ni nako byagenze rero. Narababajwe cyane, nkabona ndi gukurwaho umubiri. Mbabwire ngo nari mu isi y'umwuka, byose narabibonaga. Noneho ntangira gutaka cyane. Byabaye saa sita z'ijoro, ubwo buracya nk'ibirimo buririrwa. Abaganga batangira kumbika, batangira kuvuga ko napfuye. Famiye ziraza, abapasiteri baraza, abakozi b'Imana baransengera, ibitaro byose biruzura, ariko sinabasha kuvayo. Ndababwira ngo nzakurwa hano na Yesu Kristo kuko numvise ijambo rimbwira ngo nimbabwire ko Yesu w'i Nazareti ari we uzahankura. Bigeze saa 9 z'amanywa, biteguye kujya kunshyingura ngo mve mu mubiri bagiye kuntwara muri moroge, nibwo Yesu Kristo yantabaye. Haleluya. Nuko araza arantabara. Ati yantabaye gute rero? Nagiye kubona mbona nimero za telefone, barambwira ngo ninzihamagara. Izo nimero numva ijwi rimwe ninzihamagara. Nzihamagaye twitabwa n'umupasiteri umwe w'i Masaka witwa George w'umupandekote.
nuko ngo yari amaze iminsi 7 asenga, Imana yaramubwiye ko hari umuntu azajya kubohora, nuko araza amaze kuhagera kuri Roi Faisal ntiyaranahazi, yaje yiruka cyane mu masaha 9, ariko njye mbabwira ngo bamuhamagare izo nimero, narababwiye ngo nimumuhamagarire aze mwaturire maze mpfe kuko urugendo rwanjye rwarangiye, ntabwo nari nzi ko ndi bwongere kugaruka ku isi. Ahageze aransengera, yaje arimo Yesu Kristo wa Nazareti. Haleluya! Abakozi b'Imana barimo Yesu, mumanike ibiganza mushime Imana kuko Yesu Kristo ari kumwe namwe, musengera abantu, mukure abantu ikuzimu, mubohora abantu Satani yaboshye kuko mubifitiye ububasha n'ubushobozi. Haleluya! Yaraje aransengera ndi mu bitaro, ariko abandi bakozi b'Imana bose bari bananiwe kuko abo ngabo bari bahari, navuga ngo ntibarimo Yesu, ntibarimo umwuka w'Imana, barasengaga bigapfa ubusa. Babwire ngo amasengesho yo kwirukana abadayimoni no gukura umuntu ikuzimu ni amasengesho y'abantu biyirije ubusa bagasenga Imana mu Yesu Kristo yavuze. Haleluya! Musenge mushikamye kandi mushizeho umwete. Niko byagenze rero bakozi b'Imana muteraniye ku isi yose. Ibyo byabaye mu bitaro bya Roi Faisal ejo bundi 2016, ntabwo ari kera. Ndi mu bitaro barabizi, n'abaganga barabizi, niko byagenze. Saa 9 z'amanywa rero nibwo nari mvuye ikuzimu nzutse mbaye muzima, ubwo uwo mupasiteri yansengeraga ndazuka mvayo. Nabonaga nzamuka nicaye ku ntebe ya sheze, ndazamuka, nuko uko yavugaga ijambo rimwe wa mubiri ukansubiraho, nk'uko muri Ezekiyeli bisobanura 37 bivuga ihanurwa ry'aya magufwa. Nuko nanjye umubiri ugenda ujyaho, nabonaga ni skeleti, umubiri wari wamaze kunshiraho, kuko ikuzimu bari bagiye bawunkura hose, bawurya ari mubisi mbibona. Nuko bambwira ngo Yesu atabaje abe uzaza kugutabara. Babwire ngo nimusenga mukavuga ngo haleluya imwica abadayimoni 1000, niko bimeze. Iyo pasiteri yavuga ngo haleluya andi hejuru andyamyeho mu mashuka, haleluya imwe abadayimoni 1000 barapfaga bakagwa mbareba ikuzimu. Nuko iyo yateraga 2 hapfaga 2000, iyo yateraga 3 hapfaga 10,000 n'ibihumbi 5. Nuko byagendaga, niko byagendaga, narabyitegereje n'amaso yanjye. Ndazamuka, maze kuzamuka mbona beto ivuyeho iregutse ngwa hejuru. Maze kugwa hejuru nibwo nakebutse hejuru, numva ijwi rirambwira ngo ninkebuka ndebe hejuru yanjye, mbona Yesu w'i Nazareti ampagaze hejuru. Arambwira ngo reba mu rubavu rwanjye, mbona aho yatewe icumu mu rubavu, aranyereka wese. Arambwira ngo kuko wampamirije ikuzimu nanjye naje kuguhamiriza. Haleluya! Haleluya! Arambwira ngo kuko wampamirije ikuzimu niyo mpamvu nje kuguhamiriza. Ati nanjye nje kugukurayo kuko nanjye wampamirije ikuzimu, ngo kugira ngo ubwire abantu bose ko abazampamya nanjye nzabahamiriza imbere ya Data. Haleluya! Haleluya! Ndihuse cyane kuko turi kuri audio kandi dufite umwanya mutoya. Nguko ko Yesu yandokoye, nguko ko Yesu yamvanye ikuzimu. N'ejo bundi 2016 ibihamya biragaragara, nari mu bitaro ku manywa y'ihangu. Abakozi b'Imana bansengeye ubu baracyahari, abari basenze bikabanza kunanirana nabyo biracyahari rwose, nabo baracyahari babihamya, ni abagabo bo kumpamya. Kandi ikindi mbabwire ngo amagambo yose nagiye nsubiza ndi kubazwa ikuzimu, ndi gutotezwa, yose nageze aho Imana ifungura umunwa ndi hejuru, abari bari hejuru batangira kubyumva. Ntangira kubabwira ngo mwihane kuko Yesu Kristo agiye kugaruka, kuko ngiye namaze gutwarwa, namaze kwibwa na Satani, kuko nanze kumvira Uwiteka, nanze kumvira ijwi ry'Imana. Ndababwira ngo nari narabwiwe imyaka yose igera kuri 20 ngo ngaruke nihane, nanga kwihana, nanga kumvira ijwi ry'Imana, ariko uyu munsi Satani yari yantwaye, ariko Yesu Kristo w'i Nazareti arangaruye. Haleluya! Yesu arambwira ngo uzampamirize ko Yesu ndi umwami. Nuko arambwira ngo igihe cyo kugucyura ntabwo kiragera, genda ubwire abantu bose ko Yesu ari umwami. Usengera abantu abarwaye indwara bose bakire mu izina ryanjye, ubabwire ko nkora, ubabwize ukuri, ubabwire ko wambonye n'amaso yawe, kuko abantu benshi bamwe bakeneye kubwirwa, bakeneye kumva ibimenyetso. Uzagende ubasobanurire. Nguko uko ndi kubwira abantu ko Yesu ari umwami, nguko uko nababwiye ko nyine ateze gusubira inyuma, ndi mu rugendo rw'imbere, ndakomeje kandi ngiye mu rurembo Siyoni. Imana ibaho umugisha rero. Nihuse reka some iri jambo. Iri jambo ni ijambo ry'Imana, Imana yampaye kugira ngo ndibabwire. Ngo nuko Eli ngo aramubaza ati ngo uzageza he isindwe ryawe, ngo mbese ngo waretse vino yawe. Haleluya! Igihe gisohoye, usubiramo ngo igihe gisohoye. Iri niryo jambo tugiye kuganira mu mwanya muto, ngo igihe gisohoye, ngo Hana asama inda, bukeye abyara umwana w'umuhungu, amwita Samweli. Ati nuko namusabye Uwiteka. Maze uwo mugabo Elukana n'abo mu rugo rwe bose barahaguruka bajya gutambira Uwiteka igitambo cy'uwo mwaka. Bajya gutambira Uwiteka igitambo cy'uwo mwaka no guhigura umuhigo. Amen. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Aya ni amagambo meza avuga ngo igihe gisohoye, igihe gisohoye.
hanasama inda. Nawe igihe cyawe kirasohoye kugira ngo usubizwe iby'Imana yavuganye nawe. Komera ushikame mu rugendo, komera nubwo ibirushya ari byinshi, nubwo mu ntambara bikomeye, ariko uyu munsi n'iyi tariki, igihe kirageze kugira ngo Uwiteka asohoze umugambi wawe, asohoze ibyo yavuze kuri wowe, kuko Imana irakurinze kandi Imana irinze ijambo yavuganye nawe. Ntacyo uzaba aho uri mu kazi, ntacyo uzaba nubwo bagutoteza mu kazi, nubwo bakugambanira, nubwo ushaka kuzamurwa mu ntera abandi bakagutangira za ruswa n'ibindi, ariko Yesu Kristo ari mu ruhande rwawe. Haleluya. Igihe nikigera, hano ngo ijambo riravuze ngo igihe kigeze, igihe gisohoye. Haleluya. Igihe cyawe kigiye gusohora ngo ibyo urimo byose ubivemo. Igihe kigiye gusohora ngo iyo ndwara yawe ikumazeho iminsi irangire. Igihe kigiye gusohora ngo ubushomeri urimo bushire. Igihe kigiye gusohora kugira ngo icyo kigeragezo ufite cyakubayeho karande, icyo gishakwe ufite. Mbabwire ngo abantu bafite ibishakwe si uko si abadafite amafaranga, n'abafite ubutunzi n'abafite ubushobozi bose bafite ibintu by'ibishakwe byabagoye, bamaranye igihe kirekire, bamaranye iminsi myinshi, barasenze Imana, bagiye no muri za Nigeria ku bahanuzi bakomeye ariko byaranze. Ariko uyu munsi igihe cyawe kigiye gusohora. Nkubwire ngo igihe gisohoye, Hana arasama atwara inda. Yari amaze igihe kinini cyane ari muri iki kigeragezo, kandi yari afite ibintu byinshi, yari afite ingame, yari afite ubutunzi, yari afite amafaranga, yari afite n'umugabo umukunda witwa Elukana, yamuhaga ibiruta iby'abandi bose, ariko nta mwana yari afite, yari afite igikomere. Kugeza ubwo no mu rusengero naho n'umukozi w'Imana amubaza ngo uzagezaho isindwe ryawe. Hari igihe abantu bajya mu bigeragezo babimaramo igihe kinini, babitindamo ukagira ngo ni abasazi, ariko ntabwo wasaze. Ntabwo gutinda gushaka ari ukuri mubi, kuko n'indaya zirashaka, ahubwo ni ikigeragezo wibitseho, ariko igihe kigiye gusohora kugira ngo Imana ikore ibyo yavuganye nawe. Haleluya. Ndavugana n'umuntu wese, ndavugana nawe wa mugore urara udasinzira, umugabo yabujije amahoro, ndavugana nawe wa mugabo nawe wabujijwe amahoro n'umugore, ndavuga mwebwe mwabujijwe amahoro n'abana mwibyariye, bavuye imbuto zanyu zavuye mu nda zanyu, mwese ndavuga ngo ibyo bigeragezo mufite Uwiteka ari hafi kubisoza. Ibyo byose ufite, ibiri mu kazi, ibiri mu burwayi, intambara, kubura aho kuba, imisozi, ubukene, ibyo byose urimo, Uwiteka igihe kirageze kugira ngo Uwiteka abisubize. Imana yasubije Hana, yabuzwa n'ikigusubiza ibyawe. Wowe udafite umwana, ndakubwira ijambo rikomeye ngo hanuriye kubona umwana mu izina rya Yesu Kristo. Ukimara kwakira ijambo, usame inda y'umwana w'umuhungu, ubyara umwana, kuko igitangaza kirarema. Ijambo ry'Imana rirarema, yavuganye natwe irakomeye, kandi iyo turi gukorera irakomeye. Ibyo turimo biriho kandi birafatika, ntabwo ari ibintu biriho gusa, ntabwo ari ibintu bidafatika. Haleluya. Ahubwo ni ibintu biriho kandi bifatika. Haleluya. Ijambo ry'Imana rero muri ibi byaremye ngo hari impamvu zibifatika. Natwe dufite impamvu zibifatika. Imana yadukuye kure, nawe ushobora kugukura kure. Ndavugana nawe aka kanya kugira ngo wowe urushye uremerewe, Yesu Kristo arahari kugira ngo akuruhure. Kandi abantu barushye bari mu byiciro bitandukanye, bari mu nzego z'ubuyobozi, bari mu nzego zita za leta, bari mu mirimo itandukanye, ariko abo bose bararushye. Babwire ngo amahoro atangwa na Yesu Kristo gusa, kandi umugisha Imana itanga nta mubabaro urenzaho. Ndabakunda cyane, murakoze. Imana ibahe umugisha. Mbagejejeho inshamake y'ubuhamya n'ijambo ry'Imana, ariko icyari ijambo rikuru uyu munsi kwari kubabwira ngo igihe kirasohoye kugira ngo Uwiteka nawe agusubize. Igihe kirasohoye kugira ngo Imana ivuge, ikore umugambi yavuganye nawe uyu munsi. Imana iguhe umugisha wowe unyumva, Imana ikomeze kubana natwe, tujye tuguma dusengerane, tugume duhekane, dusabirane. Imana izatugeza aho tugomba kugera, kandi mbifurije kuzasoza urugendo neza rwanyu amahoro, mukagera mu gihugu cy'i Siyoni. Shalom, shalom, shalom.